reka nongere mbifurize kugubwa neza, nongere mbifurize amahoro n'umutekano mwe mwese tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye. Ni ibiganiro nk'uko mumaze kubimenyera, tugaruka kuri showbiz za stories zabaye nini ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo Facebook, Instagram, TikTok ndetse na Instagram ndetse n'izindi zose ushobora gukuraho amakuru, yewe no kubitangaza amakuru bitandukanye dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda, harimo ibyandika ndetse n'ibitangaza inkuru mu buryo bw'amajwi ndetse n'amashusho. Mbibutse ko njye muri kumva kuri mikoro ni Philox Aime, umwana wo mu ntara mumaze kumenyera, gusa ariko nshimira buri umwe wese wakanze subscribe cyangwa se usiga commentaire n'ubundi buryo bwo kugira ngo video nk'izi ngizi zigere kure. N'ubundi ntabwo ndibuze gutinda, ndaza guhera ku makuru twabonye mu minsi yashize ndetse ni na video nakoze, abenshi mwaranayibonye cyangwa se mwayibonye muri video nakoze zatambutse. Nibwo twagize gutya tubona ubutumwa bwatangajwe n'uwo bita Papa cyangwa se Abijuru Lewis, nk'uko abenshi mu muzi binyuze mu mazina atandukanye cyangwa se bitewe n'ikintu kiguhuza n'uyu musore. Nibwo twabonye ubutumwa arakaye cyane, atishimiye ibyamubayeho muri Kigali Universe mu gitaramo yahakoreye ku munsi wo kuwa gatandatu, ubwo yararimo kwishimira cyangwa se yarimo araserebura alubumu ye yitwa Now Never ndetse no kwishimira imyaka igera kuri 5 amaze mu Rwanda cyangwa se muri industry. Nyuma y'icyo gitaramo kibaye, uyu musore yanyarukiye kuri Instagram yavuga yuko Kigali Universe ari abantu bikunda, ari abantu bigaragaza mu isura yo kugira ngo bafashe abahanzi, ariko atari bwo buryo, ahubwo hari ibindi bibagenza. Yashyize hanze ubwo butumwa bwinshi ndetse bigera naho ataginze riba, aravuga ati nkeneye n'ubutabera kuko ntago byumvikana, ati nge narafungiranwe cyangwa se narafunzwe birenze n'ibyo, amafaranga yose nakoreye nta n'igiceri cy'icumi bigize bampa. Gusa ariko nkundira kuri uno munsi tugaruka ku bintu bikomeye cyangwa se byabaye binini kuri za mbuga nakubwiye. Ni ibyo uwo bita Coach Gaël, boss mukuru wa Kigali Universe, yaje gukorera uno musore bita Papa cyangwa byatumye benshi bibaza bati ese bishoboka bite yuko ashobora kuba yakirengagiza ibyo byose bikarenga akaza gukora ibintu nk'ibi ku musore nka Papa cyangwa wari umaze kubageza ahantu nka hariya, cyangwa se wari umaze no gufata isura yaba amaze kuyigira ukundi kuntu, ariko ibyo byose arabirenga. Hari ibyo yamukoreye, ibyo byose n'ibyo tugiye kugarukaho. Gusa ariko nkundira tubanze twinjirane mu ibaruwa yari yabanje gushyirwa hanze niyo bita Kigali Universe, bashyira umucyo kuri ibyo byose bavuga bati dore uko amasezerano yari ateye, dore icyo Papa cyangwa yishe, dore icyatumye amajwi ahagarara mu gitaramo abantu bakabitwara ukundi bakavuga bati n'ubugambanyi. Nkundira tujyane ijambo ku rindi, ndaza guhera ku mpamvu amajwi yahagaritswe hara mu gitaramo. Gusa ariko mbere ko tugera ku majwi, ndagira ngo mbaze ngusubize inyuma ho gato, duhere uburyo amasezerano yari asobanutse cyangwa se uburyo n'amasezerano yari ateye Papa cyangwa ndetse niyo bita Kigali Universe. Nubwo abantu benshi wenda babonye ari amakuru cyangwa se bagiye babona zira nkuru ku mbuga nkoranyambaga, hari abataragize amahirwe yo kumenya bati ese amasezerano yari ameze ati. Gusa ariko hari icyo wamenya, ubundi Papa cyangwa niyo wasabye Kigali Universe ko yamukodeshereza aho yakorera igitaramo hariya muri Kigali Universe. Ikindi kandi Kigali Universe yemeye kumutiza aho hantu, inamufasha mu bikorwa byo kwamamaza ndetse no kugurisha amatike. Nk'uko Papa cyangwa nayo yabigarutseho, amafaranga yose yagurwaga amatike yanyuraga kuri website ndetse no kuri Momo Pay ya Kigali Universe. Ikindi wamenye nuko Papa cyangwa we yarashinzwe gutegura ibyuma by'amajwi, urubyiniro, imitako, ubwo ndavuga decoration n'ibindi byose bijyanye n'imyiteguro y'igitaramo. Ubwo mbashije kukubwira uko ku mpande zombi byari bimeze. Gusa ariko dore impamvu amajwi yahagaritswe. Ubundi muri icyo gitaramo amajwi yarahagaze, murabyuka kubera ko hari amafaranga y'ibikoresho by'amajwi atari yishyuwe agera kuri miliyoni n'ibihumbi 200. Ubundi Kigali Universe yaje gutabara igitaramo kirimo guhagarara cyangwa se igihe barimo baragihagarika, murabyibuka yuko ibyuma byazimye. Rero Kigali Universe kirya gihe yaraje yishyura ibihumbi 400 kugira ngo amajwi asubireho. Abantu bo muri Kigali Universe nibo baje bishyura uwari ushinzwe sound cyangwa se wari ubifite mu nshingano kugira ngo yongera kupora amajwi igitaramo gikomeze. Gusa ariko hari n'indi bintu ngomba kugarukaho ukwiye no gusobanukirwa kugira ngo umenye uti ese bino bintu biri kuva bikajya he, ko byakomeje kuba binini ku mbuga nkoranyambaga, cyane yuko kuri uno munsi icyo tugendereye ndagira ngo tugaruke ku ibaruwa nyirizina yaturutse muri lebo yo bita Papa cyangwa iyo bita Chuma Music Entertainment. Gusa ariko bira bino Papa cyangwa yatangaje byo kuvuga yuko yafunzwe byo Kigali Universe mu itangazo bashyize hanze ku munsi w'ejo ntabwo ari ukuri. Hari amakuru yacicikanye avuga ko Papa cyangwa
yafungiwe muri Kigali Universe, ariko ibyo ni ibihuha niko Kigali Universe yabisobanuye. Ubundi Kigali Universe ivuga ko nta gufatwa kwabayeho, ko Papa Cyangwe yavuyeho aho hantu ku bushake bwe, niko babisobanuye. Bavuga yuko nta kumufata ngo bamufunge, ndetse ibyo byose nyine ngo byo kuvuga ngo narayemo ntabwo byigize bibaho n'ubwo no musore ariko yabitangaje. Gusa ariko nubwo yishyuye igice cy'amafaranga haracyari 800,000 atari yarishyuwe, niko biri mu itangazo. Ibindi kugenda ndebamo mu itangazo ibyari bikuyemo cyangwa se ibyari birimo. Rero icyo Kigali Universe yari igendereye cyangwa se yashaka gukora ko hari ukurinda izina ryabo, kuko Kigali Universe ngo yateganyaga kujyana Papa Cyangwe mu nkiko ngo kubera gusebya izina ryayo, kandi inasaba indishyi zingana na miliyoni 5 kubera bira byose bamufashije, harimo venue aho yakoreye igitaramo, ndetse bavuga yuko ibintu byabo yaje akabyica akabizambya. Gusa ariko nkundira twijyanire ku butumwa bw'uno munsi, ubutumwa bukomeye, ubutumwa bwo bita Papa Cyangwe. Rero kuno munsi uwo bita Papa Cyangwe hari itangazo baje gushyira hanze rinyuze mu yo bita Choma Music Entertainment ryasohotse ku itariki ya 27 Ugushyingo 2025, ubwo ni ku munsi w'ejo. Rero icyari cyabaye hari habaye ikibazo hagati ya Papa Cyangwe ndetse na Kigali Universe gishingiye ku kumvikana nabi no kutamenya amakuru neza hagati y'impande zombi, nka kuriya nyine twabonye ari amakuru yose uburyo byagiye bimeze. Gusa ariko icyo bamenye ibikubiye muri iri tangazo ry'uno munsi nuko uburyo bwakemuwe cyangwa se ibi byose byamaze kujyaho umucyo. Rero kuri uno munsi ngo habayeho inama ihuza impande zombi, ubwo ni Papa Cyangwe ndetse na Kigali Universe ndetse n'amatsinda yabo, kugira ngo bagire ibyo baganiraho, bagire ibyo bashyiraho umucyo. Bemeranyije ko ikibazo cyari gishingiye ku kumvana nabi cyangwa se ku kudahuza uwo murongo bamaze kubikemura burundu. Iryo ni itangazo twakiriye ku munsi w'ejo riturutse muri rebo ya Papa Cyangwe, kandi biyemeje gukomeza ubufatanye bwiza mu kazi ndetse no gukomeza guteza imbere impano y'uyu musore bita Papa Cyangwe cyangwa se King Lewis cyangwa se Abijuru Lewis. Rero by'umwihariko bashimiye cyangwa se bashima cyane uwo bita Coach Gael, umuyobozi wa Kigali Universe, kubw'ubunyamwuga n'ubutabera yagaragaje mu gukemura kino kibazo. Gusa ariko banashimiye Kigali Universe ku bufatanye bwabo buhoraho kuri Papa Cyangwe kuva ku munsi bamufashije ahakorera igitaramo kugeza kuri uno munsi. Bisanze no muri ibi byose ariko bikaza no kujya ku musozo cyangwa se bikaza no gukemuka. Rero bagiye basaba bavuga bati turasaba abantu kudafata iki kibazo nk'ikigaragaza Kigali Universe nabi. Baje biregura baravuga bati nubwo ibyo byose byageze aho ngaho turagira ngo mutatwumva nabi, ndetse na Kigali Universe nubwo hari ibyo twatangaje ku ruhande rwa Papa Cyangwe ntabwo ari ukuri, kandi bemeje ko Kigali Universe ari urwego rwizewe, kandi biyemeza gukomeza ubufatanye bwubaka mu ruganda rw'imyidagaduro. Nubwo butumwa cyangwa se niyo message kuri uno munsi yaturutse muri rebo yo bita Papa Cyangwe, iyo bita Choma Music Entertainment, ikaba ari ibarizwamo uno musore bita Papa Cyangwe. Ibibazo byose byari bimaze iminsi biri kuvugwa cyangwa se ibyari bimaze iminsi biri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru bitandukanye, ubu tuvugana byamaze kujyaho umucyo. Uwo bita Papa Cyangwe yamaze kwiyunga na Kigali Universe ndetse special na Coach Gael, kuko kugeza kuri uno munsi mpamvu abantu bose bashimiye Coach Gael niwe wagize uruhare runini cyangwa se niwe wa playing a big role kugira ngo ibintu bize kujyaho umucyo cyangwa se binakemuke. Papa Cyangwe ndetse na Reboye ndetse na Kigali Universe kugeza kuri uno munsi biyunga. Ni icyo gihari abatekerezaga yuko bishobora gukomerera cyangwa se bishobora kugeza uno musore bita Papa Cyangwe kure, bikanaba byamushyira mu bibazo bikomeye. Ubu kugeza kuri uno munsi ibyo bintu ntabihari. Cyo kwishimira nuko byamaze kujyaho umucyo. Reka ngushimire cyane witwa turi kumwe muri aka kanya, nkwibutsa yuko njye bari kuva kuri mikoro ni Philox umwana w'umuntu. Nkwibutsa yuko ibiganiro nk'ibi biryoheye amatwi na hando bisanga ni hano kuri Philox TV Show. Icyo ngusaba ni kimwe gusa, no gukanda subscribe, ubundi ugasiga commentaire iyi video ukayisharinga ku bantu bawe, ubundi ugasiga na like, ubundi wakenera no kumurikirana kuri updates zitandukanye ukanyarukira ku zindi mbuga ngo zitandukanye zirimo TikTok, Facebook, Instagram, hose ni Philox umwana wo mu ntara. Reka ngushimire cyane, tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao.